twongeye kubasuza kuri YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru yindi itangaje y'abageni bari barasezeranye imbere y'amategeko bakaba batakibanye. Nyuma yaho ukuri kugiye ahagaragara. Aba bageni ni Uwera Carine uba muri Amerika n'umuhanzi Sano Olivier. Uwera uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 3 akundana na Olivier, aho muri Gicurasi uyu mwaka basezeranye imbere y'amategeko bakaba biteguraga kurushinga. Gusa kuri ubu ubukwe bw'aba bombi bwamaze gupfa nyuma yuko uyu mukobwa atahuye ubutekamutwe bw'uyu muhungu yamukoreye. Nkuko byumvikanye mu majwi ya Carine yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uyu mukobwa mwijwi ririmo ikiniga cyinshi yasabye uyu muhungu kuzamwishyura ibyo yariye kuko yamukoresheje umurenge wa Baringa abizi neza ko batazabana. Yagize ati, ibintu ntabwo birangirira ahangaha, unsubize ibyanjye naguhaye ukankoresha umurenge w'ibinyoma ukaba urimo kubyivugira. Mfite ibyangombwa bigaragaza ibyo naguhaye, ugenda ubimpe kuko sinakuguze ntiwigurishaga. Waje kumbeshya ko unkunda hari icyo ushaka witwaje ngo uri umukristo. Uri umukristo ki? Hari umukristo ukora nk'ibyo wakoze? Ati, nta juru uzigera ubona, ndabikubwiye ugende neza. N'undi muzabana namwingingira kubanza kukumenya umutima ugira kudakunda abantu, akamenya umutima ugira wo kwihererana ibintu, akareba ukuntu utegura ikintu kimwe kigategurwa mu myaka 3 ukica umuntu agapfa. Uri umuhemu cyane. Ibi yabivuze nyuma y'akababaro ka Uwera Carine nyuma yo kumva ko ikibanza yaraguriye Olivier yakigurishije $8,000,000 kandi n'imodoka Sano agendamo nayo niyo Carine yari yaramuguriye, kuko nkuko uteranyije ano mafaranga asanga ari $30,000,000. Ngaho nguko rero ndangije mbabwira nti nta handi wakura amakuru nkaya atari kuri YouTube channel yacu. Musaba gukora subscribe na notification kugira ngo ujye ubona inkuru yacu uko tuyishyizeho.